data dusangiye gucungurwa, abankurikiye mwaramutse, nongeye kubasuhuza mbifuriza igitondo cyiza no kugira umunsi w'umugisha. Nk'uko twabisezeranye kandi tubivugana, turagira ngo twongere muri iyi gahunda y'umutsima w'umunsi, twongere dusangire ijambo ry'Imana, kumva icyo Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo, tukigendereho uyu munsi. Turasoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 3, umurongo wa 16. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi ho iteka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Amen. Umunsi w'ejo twaganiriye ku ijambo ry'Imana rikomeye ryitwa kugirira Imana icyizere no kumva ko Imana ishoboye. Muri iki gitondo tugiye kuganira ku ijambo ry'urukundo Imana yadukunze, twebwe abari mu isi, abatubanjirije n'abazaduheruka. Iyi ndirimbo iri gukoreshwa muri background cyangwa se mu ijambo ry'Imana muri kumva, ni indirimbo yitwa Urukundo rwa Yesu. Turashimira Imana ko ibintu by'Imana, umwana amenya se n'umwana akamenya nyina. Nk'uko umwana amenya se, umwana akamenya nyina, natwe ibintu by'Imana bijya bidufata. Iyo turirimbye, iyo duhimbye, iyo twanditse, twumva Imana muri twe. Ikimenyetso kikwereka so, wumva ibintu bya so bigufata, ukumva amashanyarazi ya so agufata. Icyo twita jene, ukumva Imana ikurimo, atari ukuyikanira no kuyishakishamo. Iyi ndirimbo ndibuka ko twayihimbye twiga muri kaminuza, ni ubuhamya mbahaye gato. Twari turimo twoga muri dushe turi abanyeshuri, twumva urukundo rw'Imana ruradufasha. Duhita twandika iyi ndirimbo ivuga ngo naho izindi nshuti zose zo mu isi zaduhararukwa zikatuvaho, Yesu wacu ntabwo azigera tureka. Uyu ni Yesu mugendana ku kazi, haleluya. Uyu ni Yesu, Imana ishimwe, mugendana kwa muganga urwaye ntagusige. Uyu ni Yesu mugendana mu rugo ugiye gushaka. Uyu ni Yesu ubana n'abasiribateri. Uyu ni Yesu umenya imfubyi. Mumfashe tumuhe icyubahiro, ni umwami ukomeye. Dusomye rero amagambo akomeye avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yakunze abari bahari imbere yacu, yakunze twe duhari, ikunda n'abo turi kubyara n'abazakurikiraho. Wowe uri kunyumva, ndagutangariza ko wakwakira urukundo Yesu yagukunze. Iyo usomye Bibiliya, ugasoma igitabo cy'Itangiriro, bakunda gusoma Bibiliya. Igitabo cy'Itangiriro ni igitabo twigiramo ukuntu Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema isi itariho ishusho, nta kintu, ariko ikajya igenda ibishyiraho, ikarema isanzure, ikarema inyanja, ndetse n'umwuka wayo ngo akajya agenda hejuru y'amazi, ikarema ibimera. Irangije ngo ishyiraho n'umuntu, iravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe, tumuhe ubutware bwo gutegeka isi yose n'ibiyiriko. Nguko uko Imana yaturemye. Imana ishimwe, ibikora ibona ko ari byiza. Igitabo cy'Itangiriro rero, samari yacyo cyangwa incamake, kivuga Imana irema umuntu mu rukundo rwinshi, ikamurema mu ishusho yayo. Ariko binyuze muri Satani, umuntu akagoma
igitabo cy'Itangiriro gisozwa kivuga ko umuntu yananiwe gukomeza gutunganira Imana no kuyumvira akarinda asohorwa mu ngobyi ya Edeni. Icyari gikurikiyeho rero kwari ugupfa no kwibagirana k'umuntu, ariko rwa rukundo Imana yadukunze hari abajya bayishushanya bakayitekereza ari Imana igira uburakari yica ikubita. Ibyo nibyo, ariko kandi Imana ifite imbabazi, umutima wayo urimo imbabazi kurusha ibindi bintu byose. Byatumye iduha umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Ndagira ngo mbihuze n'ibihe tumaze mu minsi bya Pasika na Pentekote twizihije kuri iki cyumweru, ariko tukaba tukinayirimo. Ngo Yesu aramanuka aradupfira, aratwitangira, atugira ku musaraba, yemera kwambara ubusa buri. Abakoresha filime Urubindo ntarwo yari yambaye, ahubwo uru rukundo nirwo runyeganyeza imitima yacu rukadutera kudasinzira tuvuga izina rye. Atugira ku musaraba araducungura. Iki gitondo nashatse kongera kukubwira ijambo ryitwa guhindurwa n'urukundo rwa Yesu. Kugeza ubwo agiye mu ijuru, ariko aravuga ati simbasiga mwenyine, ahubwo ndabasigira umwuka wera. Mu gusoza ndagira ngo nkubwire ko ukeneye imbaraga zihindura zikaba muri wowe kugira ngo ugire imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ndaguha ibintu bitatu biranga umuntu ufite izi mbaraga z'umwuka wera. Ikintu cya mbere ni uguca bugufi, guhora wihana, kubaha Imana, ukubaha n'abantu, ugaca bugufi imbere y'Imana. Dawidi ngo yarabikoraga ntatinye no kwihana imbere y'abaturage n'abagaragu kubera icyubahiro cy'Uwiteka. Haleluya. Ikintu cya kabiri nshaka kukubwira kikubwira ko ufite imbaraga zidasanzwe z'umwuka wera ziguhindura, nuko wera imbuto, kandi muri uko kwera imbuto zawe ukera imbuto abandi bantu bagusoromaho bakarya aho gushaka kuryiza abandi beze. Hari abantu usanga bavuga ngo njyewe nzakorera Imana, nzasenga, ariko umuntu nanyiyenzaho nzamukubita. Umuntu nangi iruhande atwaye amafaranga ntayabike neza nzamukosora nyatware. Mwene data, Uwiteka ari kuvugana nawe ngo umwuka wera, umuntu ufite umwuka wera cyangwa ushaka imbaraga z'umwuka wera agomba gukora imirimo yo kwera no gukiranuka. Icyanyuma kigaragaza umunyamwuka nyuma yo guca bugufi imbere y'Imana, gukizwa no kwezwa ndetse no kwera imbuto, abantu bakagusoromaho imbuto barya aho kugira ngo ujye ucunga iz'abandi beze urya. Icyanyuma ni ukugaragarwaho n'ibimenyetso bizaranga abizera, arizo mpano z'umwuka wera. Abanyamwuka bavuga indimi, niko byagenze kuri ba Petero ari i Yerusalemu mu cyumba cyo hejuru. Abanyamwuka bakoreshwa ibitangaza na mwuka wera, ukarambika ibiganza ku barwayi bagakira. Abanyamwuka bahanura ibintu bigasohora. Abanyamwuka bavuga ubutumwa bakabwiriza. Muri iki gitondo nifuje kugusabira imbaraga z'umwuka wera uhindura. Umwuka wera akaguhindura, izina wari ufite rigahinduka rikaguma mu ndangamuntu, ariko ku mutima ukambara izina rishya ryo kujya mu ijuru. Waba ushatse kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, turagusengera. Uzajye ku rusengero rukwegereye bagusengere wambara imbaraga. Waba ushatse kwihana ibyaha n'intege nke n'ingeso wagize byagutandukanyije n'ubuntu bwa Kristo, turagusengera. Waba ugize icyifuzo cyo kwambara imbaraga z'umwuka wera kugira ngo uru rukundo rwa Kristo yadukunze twigishije ube connected narwo, ugendane narwo, reka dusenge mu izina rya Yesu Kristo. Mana, turagushimiye ko wadukunze, turagushimiye ko waduhaye Yesu tutaramumeritaga, ariko ukatugirira urukundo kuko waturemye. Turagushimiye ko waduhaye umwuka wera, ntudusige nk'imfubyi. Muri iki gitondo sengeye uyu muntu ufashe umwanzuro wo gukizwa, kwihana, akakwakira, kugira ngo ubwo azagera ku rusengero rumwegereye bakamwandika bakamubatiza azakomerere mu gakiza kawe. Sengeye mwene data mushiki wanjye wagize intege nke izo arizo zose, gatentebuka mu kwizera akajya mu ntege nke. Ndasenze kugira ngo umwambike imbaraga z'umwuka wera, umubabarire ibyaha. Kandi nsengeye umuntu wese wifuza kuvugururwa mu mbaraga z'umwuka wera muri iki gitondo, akambara umwuka wera utamenyerwa, udasuzugurwa, umwuka wera wo kumutambutsa mu bibazo, wo kumuha guhagarara mu byaha adatsindwa, akagendera mu isi y'amakuba n'ingorane ariko akanesha.
sengera basubiye inyuma kubwo gutegereza amasezerano bakarambirwa, kugira ngo imbaraga z'umwuka wera wo kwizera, wo guhamya nk'uko Petero yaguhamije i Yerusalemu akihana abantu 3,000, izo mbaraga zikorane nabo. Turagushimiye ko uduhaye kugira umunsi w'umugisha, umunsi w'amahoro, wo guhiga ibyaduhigaga no kutuneshereza. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose Yesu urakoze. Amen, amen. Imana ibahe umugisha.